manywa ndetse ukaturinda nijoro henestaya gide hedobaya sinima ujye uturinda ibyago n'amakuba uhabwe icyubahiro witeka Imana shinga ko wera ndetse kandi ukiranuka imbaraga zo guca bugufi baha imbaraga zo kwezwa no gukiranuka kuko ubugingo aribwo buzakubona ubugingo buzakudistasere boyasi buzakubona hayi data wa twese ariko uyu mubiri uzabora wowe udukurikiye Yesu anyure mu rugo rwawe wowe udukurikiye Yesu anyure ku burwayi ufite wowe udukurikiye haleluya Yesu agukozeho akoze kuri ubwo bugumba Yesu agukozeho kuri ubwo busomeri Yesu agukozeho muri ubwo bukene ufite Yesu agukozeho mu gisuzuguro wari utindanye naco Yesu agukoreho topaya sinima enestaya gide fo ela titala wile bone shaini Yesu uhibazwe Imana ishimwe dotaya sinima Yesu agukoreho mama yahagurutse rata nawe umukama mu nkokora ntawamubuza gukora yahagurutse hari ibyo atsikamira yahagurutse zakwambuye ijambo arabisanga akabibwira ngo nibuceceke haleluya Yesu akunkiriza iki kibembe Yesu akumpemburire Yesu akuntabarire n'ikibembe bwira Yesu ngo kinkorereho Yesu yiteguye kugikoraho mama Yesu yiteguye kugikoraho mukobwa Yesu yiteguye kugikoraho musore Mana ishimwe Yesu yiteguye gukora ku kibembe umaranye igihe amen Mana ishimwe Mana ikavugana nawe ariko ikibembe kikagumaho yego Imana ishimwe ikavugana nawe ikibembe kikagomeza kikagusyonyora nawe ukajya ugenda ukaciyumvamo ukabona koko nta kindi cyagikuraho reka nkubwire Yesu aravuze ngo aje gukuraho ikibembe amen kuko uyu muntu yarakimaranye imyaka myinshi ariko amenye ko Yesu ari bugeraho amanutse uwo musozi wakimanuka umusozi aramwegera henestaya gide fo ela hetandorebo ngo aramutakambira aravuga ngo noneho washaka wankiza mwana Imana ikagukoraho reka mvugane n'umubyeyi umwe Imana ivuganye nanjye yego Imana irambwiye ngo umaranye igihe ikibembe cyo kuva ariko Yesu witeka ari we Mana bimenyekane ku musozi utuyeho ko iki kibembe wagikize haleluya bimenyekane mu rushako rwawe bimenyekane mu miryango wavutsemo bimenyekane ku musozi wagukijije uwo mugongo amen niki Imana ivuze edobe manda urakoze Yesu Mana turagushimiye tarawile bonesha kandi Imana iri kumbwira ngo ikijije amavi hari abantu bari bafite ikibazo cyo mu mavi Imana ibahaye ubuzima uhibazwe Imana irambwiye ngo ikoze mu nda z'ababyeyi data wa twese barinze guterurwamo matirizi kubera umudayimoni wari uhagurukiye ababyeyi Yes, tubahaye ikaze mwese mukurikiye channel yitwa Iramiro TV amahoro y'Imana bane namwe amuherere ku mpera zitandukanye bari mu majyepfo turabasuje mu majaruguru mu burengera bwaryo mu rasira bwaryo bari hanze y'u Rwanda turavuze ngo amahoro nyagasana tanga abe muri mwe nkuko twababwiye rero ko tuzatuza nyine tutazatubicisha irongo turagarutse uyu munsi tufite umubyeyi pe kandi ndabona uko byaza gose ari amavuta y'Imana ntangiye kuvugishwa kubera ko nyine uyu munsi dufite umutumirwa n'umugambira aciye ku Iramiro TV ariko rero utarakora subscribe kanda handi handitse subscribe handi hatangizwa na sa kanda aho handi nyine hariya utubona kandi barebera message handi n'utabizi message handi utukanda naho utewandika message comment ugata amavuta cyangwa se mukosora ibi cyangwa se mu amavuta hejuru cyane sawa yego Imana ibamugisha rero warurwaye Imana igwamaho igukize utarufite amahoro Imana yaguhe yego mubye turagusoje yego murakoze cyane ndabikirije bameze mutera turashima Imana yewe uzi ko muri iyi minsi yego ndi kujya mbona abantu benshi bari humwera we nta mwera ndi kukubonaho uzi ko ari abantu bashiriwe uko ndi kubikubona
ndabona ufite impamba Imana yaje gupfunyikiye yego ndabona mbese wikwije muri byose harimo mubyeyi banzusuhuza abantu bakurikira Miro TV basuhuza ndabashuhuje amahoro y'Imana nabane namwe yego turabakunda cyane yego jonga ungusuhuje bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda ku migabane itandukanye bose urabatahije nabagiye bakubana ahantu hatandukanye ko bagiye guca ku miyoboro nyine itandukanye cyangwa ku bativo atandukanye bose urabayambiriye inshuti zawe zakadasohoka kandi abantu batari inshuti zawe inshuti zawe gukura umuntu w'Imana utwaye by'Imana nabajya bankurikirana kuri channel yanjye harya channel yawe ni ihe yitwa umugore w'inkuba ndagira nte mwami Yesu yitwa umugore w'inkuba yego umugore w'inkuba TV abasanzwe bankurikirana bo barabizi nabo ndabasuhuje yego yewe uyu munsi twakiriye umuyobozi w'umugore w'inkuba cyangwa se ni TV ni TV niko yitwa ariko akaba ari umuyobozi wayo harimo utarakora subscribe wowe ureba kurikirana Iramiro bitujya kuyo channel yitwa umugore w'inkuba TV urebeho naho hari ibiganiro byafasha kuko byose ni umurimo umwe kandi naho uzakura ibintu bihembura ubugingo bwawe mu izina rya Yesu kuko nta matika ariho nta biriho ahubwo ari ijambo ry'Imana hanyuma rero reka tukwakire uvuge amazina yawe abantu umuntu ukonyera ubwa mbere akumenye amenye uwo tugiye kubana wari we muri aka kanya mu izina rya Yesu nakari gaciyeho amazina nitwa Byukusenge Angelique izina ry'umugisha ni mama Pasi narabyaye ndi umubyeyi yego Yesu aduhana umugisha amen ubwo nta kindi reka turekera wenda mbene nzakubaza ikindi gihe ubutaha oya naje reka nkwibikire niyo wabimbaza nta kibazo uvuze ko ufite abana yego nose nta mugabo ufite nawe ubwo ni Kristo nyine abantu bavuga umugabo wanjye ni Kristo yego umugabo we yaratashye yego pole nta kundi pole nidukora neza tuzamusanga mu izina rya Yesu hanyuma rero umuntu tugiye kubana n'uwo mama Angelique Byukusenge Angelique rega navugishijwe ariko nta kundi Angelique reka tumwakire yego hanyuma adusengera Imana ndabiza baje yasenze ariko nubundi nasenga ko birabanga umuhore musengesha umwiketeka ntimurambirwe gusenga ntimucogure gusenga kugeza ubwo Yesu azaza reka tukwakire udusengere tunatubwira iki Imana gutumye muri aya materaniro Imana igumugisha nanone uracyari ya uri Imana wowe Yesu uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera bidata wa twese mwiza turagushimye turaguhimbaje uragacinga kamakuba njya nkuvuga neza nguru umungeri w'intama utaragirira ibihembo nushimwe kandi uhimbazwe mu izina rya Yesu ayi data wa twese waraturinze ntitwapfa ubwo benshi bavuye muri uyu mubiri ndetse bagatambuka ariko kuko tugihumeka akiri cyubahiro mu izina rya Yesu abadukurikiranye ari bazima akiri icyubahiro ndetse n'abari mu bitaro turagushimiye kuko maze kubareberera himbazwa kuko uri Imana ishoboye byose uragacinga k'iminsi uri ubwugamo bw'umugaru nuhabwe icyubahiro ujye uturinda ku manywa ndetse ukaturinda nijoro henestaya gide hedobaya sinima ujye uturinda ibyago n'amakuba nuhabwe icyubahiro witeka Imana shimwa ko wera ndetse kandi ukiranuka ayi data wa twese abakwizeye bose niko bazakubona kandi abakwiringiye bakagukorera iby'ukuri uzabahemba ku bihembo by'abakozi ushimwe sengeye imitima yose igiye kudukurikirana abatwumva kuri iyi kamera mu izina rya Yesu baha imbaraga zo gukomera baha imbaraga zo kugusenga baha imbaraga zo guca bugufi baha imbaraga zo kwezwa no gukiranuka kuko ubugingo aribwo buzakubona ubugingo buzakudistasere boyasi uzakubona ayi data wa twese ariko uyu mubiri uzabora ushimwe Yesu muhimbazwe yego Yesu we nakubwiraga ngo uri umurinzi wacu kandi Enestaya uri Imana isumba byose ushimwe kandi uhimbazwe muri uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe amatwi yose abyumva agubwe neza kandi uhembura imitima yariguye umwuma mu izina rya Yesu amen ni karibu ni ijambo ry'Imana yego kadusomane ijambo ry'Imana
bakumpere Bibiliya nsomere. Zana Bibiliya. Tugiye gusomana amagambo meza ari mu gitabo cya Matayo. Mu gitabo cya Matayo. Yego. Turasoma ibice byaho 8. Mu gitabo cya Matayo ibice byaho 8. Yego. Reka tuharebe mu izina rya Yesu dusome. Aha. Matayo ibice byaho 8 urahera ku murongo wa mbere nushake usome uhereye ku mutwe w'ijambo. Matayo ibice 8 turahera ku murongo wa mbere. Yego. Bakuntu havuze rero. Umurongo wa mbere. Haravuze ngo Yesu akiza umubembe. Havuze ngo umurongo wa mbere haravuze ngo amanutse kuri uwo musozi. Yego. Abantu benshi baramukurikira. Haleluya. Maze haza umubembe aramwegera. Aramupfukamira aramubwira ati mwami washaka wabasha kunkiza. Yego. Arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kira. Uwo mwanya ibibembe bye birakira. Amen. Yesu aramubwira ati wirinde ntugire uwo ubibwira ahubwo genda uyereke umutambyi uture n'ituro Mose yategetse ribabere ikimenyetso cyo kubahamiriza mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Abadukurikiye n'ukuri Imana ishimwe. Dusomye amagambo menshi Bibiliya itubwira amagambo akomeye. Sinzi kibembe umaranye iminsi. Sinzi imyaka ukigendanye. Sinzi igihe wagisengeye. Ariko ijambo riravuze ngo haleluya ngo uyu mubembe yarasenze yumvise ko Yesu ari buhanyure harangije arabyigana haragenda aravuga ngo mwami wabishaka wankiza aramwegera ngo arambura ukuboko amukoraho icyami Imana muri iki kiganiro Imana ikakora ku kibembe. Kweri ko Imana ikore. Imana ikore ku kibembe cyo kutabyara. Umva mama, Imana ikore ku kibembe cy'urushako. Imana ikore ku kibembe cy'akazi n'ubushomeri. Imana ishimwe ngo yarambuye ukuboko byonyine. Imana ishimwe. Ntago igitegekesha yuko yahagurutse ngo ihuruza abantu ngo nimuze dukore. Ikoresha itegeko ikagukozaho ikiganza byonyine. Imana ikunkorezaho ikiganza. Kiganza cy'Imana kirakiza. Kiganza cy'Imana gikiza abarwayi. Kiganza cy'Imana kivura ibibembe. Haleluya. Hari igihe wasenganye ikibembe cyo kudashaka ariko Imana iravuze ngo kira. Imana ishimwe. Wagendanye ikibembe cy'urushako rubi ariko Imana iravuze ngo ubaka. Imana ishimwe. Wagendanye ikibembe cy'igisuzugura abantu baragusuzugura bagufataho ijambo ariko Imana iravuze ngo kira. Hari igihe ugendana ikibembe haleluya abantu wavuga ijambo ntibaryumve abantu wahanura ntibakubone haleluya bakavuga ngo uriya aravuga iki ko yasaze. Imana iravuze ngo kira. Kira mu izina rya Yesu. Imana ishimwe kandi Imana ituganze. Hanyuma ngo uyu muntu wari ufite ikibembe rata yarakigendanye imyaka myinshi ariko amenye ko Yesu ari buhanyure amenye ko Yesu ari muri uwo mudugudu. Haleluya. Icyampa ukamenya amakuru. Yego. Amakuru niyo azatubatura. Amakuru niyo abasha kukugeza ku gitangaza cy'Imana. Icyampa ukamenya ko ari buhanyure. Haleluya. Wowe udukurikiye Yesu anyure mu rugo rwawe. Wowe udukurikiye Yesu anyure ku burwayi ufite. Wowe udukurikiye haleluya bembe ukagira amafaranga ariko kubaka bikanga kubera karande. Imana igukiza iyo karande. Haleluya. Icyo kibembe nacyo wagisengana. Haleluya. Ukagira imitungo myinshi ariko ufite ikibembe. Iyo ufite ikibembe kiratwikirirwa wakambara kositimu ntihagire umuntu ikigusomamo. Iyo ufite ikibembe Imana ishimwe wambara base nziza ntihagire umuntu ugusomamo yuko ukifite ariko Yesu aravuze ngo kira. Haleluya. Amen. Yesu agukozeho akoze kuri ubwo bugumba. Yesu agukozeho kuri ubwo busomeri. Yesu agukozeho muri ubwo bukene ufite. Yesu agukozeho mu gisuzuguro wari utindanye nacyo. Yesu agukoreho. Amen. Imana ishimwe. Topaya sinima enestaya gide fo ela. Titala wile bone shaini. Yesu uhimbazwe. Imana ishimwe. Dotaya sinima. Yesu agukoreho mama.
Yesu agukoreho papa iyo ufite ikibembe rata haleluya wicara mu rugo ukabona nta jambo iyo ufite ikibembe Imana ishimwe umugore washatse arakureba akabona ntacyo uvuze kubera ko ufite ikibembe iyo ufite ikibembe Imana ishimwe uvuga mu bana ntibakumve kubera ko uragifite Imana ishimwe ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu agukoreho unyemerera gukoreho umwemerera gukoreho haleluya ukimubwira ntugisigarane uyu munsi ntugitahane Imana ishimwe ucyumvira ijambo iki kibembe ukiyambure yego umubwira ngo ndabishaka gukira kubera ko namenye kuri Imana ibasha gukiza ikibembe Imana ishimwe umubwira ngo ndabishaka guhembuka kubera ko iyo Yesu ahageze ntago abisiga uko abisanze asiga bihinduye iyo Yesu abihageze mu kazi intambara zahagurutse asiga bitakimeze kwa kundi Imana ishimwe yahagurutse rata ntawe umukoma mu nkokora ntawe wamubuza gukora yahagurutse hari ibyo atsikamira yahagurutse zakwambuye ijambo arabisanga akabibwira ngo nimuceceke haleluya yahagurutse Imana ishimwe Imana imbabarire ikunkorere kuri icyo kibembe hari igihe uba ufite ikibembe haleluya waririmba ukakiririmbana haleluya hari igihe uba ufite ikibembe wahanura ukagihanurana hari igihe uba ufite ikibembe haleluya kikakubera nk'inkota isogota Imana ishimwe abandi bagashima Imana ukibaza aho basengeye kandi mwaragendanye ubu ugifite ikibembe Yesu akunkiriza iki kibembe Yesu akumpemburire Yesu akuntabarire Imana ishimwe kubera ko ijambo riravuze ngo uyu mubembe yaramenye ko Yesu ari buhanyure amenye ko ari buhanyure rata ngo azayiruka aramutabaza nabaza ndagutabara niko Yeremiya havuga 33 abango nabaza ndagutabara nkumenyeshe haleluya Imana ishimwe tabaza Uwiteka kuri icyo kibembe tabaza Uwiteka mu rugamba uhagazemo tabaza Uwiteka mu ntambara urimo tabaza Uwiteka Imana ishimwe haleluya amen hari igihe uba ufite agakiza ariko akagakiza rata kubera ko ufite ikibembe nikaboneke nikagaragare hari igihe uba ufite ikibembe akagakiza rata haleluya Imana ishimwe amen hari igihe uba ugafite abantu bakagapima kubera ikibembe kubera ikibembe ugendana bakagapima ukaba kabarore ku mudugudu utuyemo ukaba ikibazo mu mudugudu utahamo ukaba ikibazo ku musozi umazeho igihe ariko ndavuze ngo haleluya bwira Yesu agukoreho byonyine Yesu ashimwe cyane Yesu ahimbazwe ngo ahageze ntiyigeze amusigana ikibembe ahageze yahinduye amateka ahageze yabirinduye igitare ahageze yavuganye n'ikibembe cyita kibwiriza kiragenda Imana ishimwe amen topaya city kala wile bone chance enestaya gide fo hetandole boyasi Imana ishimwe icyama Imana ukumva iri jambo ukabwira Yesu ngo Yesu maze igihe kinini narakomeretse ariko kubera ko menye ko iki gikomera ari wowe ugomba kugikuraho ndakwiringiye ndakwizeye haleluya ndagutabaje ndaguhamagaye ni wowe ugomba gukuraho iki kibembe ni mwideni ugomba kurinkuramo menya neza ko iki kibembe ngomba kukivanwamo nawe haleluya Imana ishimwe ukabwira Yesu ndi muri cyamunara nta wundi wankuraho iki kibembe na cyamunara ni ikibembe nukuri ni deni ni ikibembe no kudashaka ni ikindi no kutabyara ni ikindi Imana itugirire neza haleluya no kutabona akazi abandi bakadepoza ugasigara uhagaze ni ikibembe Imana ishimwe haleluya abandi bakiga ugasigara mu rugo ni ikibembe
ariko umva uko ijambo rivuze ngo uyu mubembe yaramubwiye ngo mwami washaka wankiza. Yavuze amagambo abiri, washaka wankiza. Haleluya. Yesu ngo abyumva cyane kubera ukuntu yarazi imyaka kimaranye, yarazi igihe yagisengeyeho, yarazi igihe yakiruhanye, yarazi igihe yakiryamanye, yarazi igihe yagendeye imisozi. Haleluya. Ajya amenya iminsi tumaze, ajya yimenya we. Haleluya. Narindi ku ijambo rivuga ngo Yesu akunkiriza ikibembe. Hari igihe ugenda n'ikibembe mama ucyambariyeho base y'agaciro. Haleluya. Hari kwibase hayi ukubonye akavuga ngo yaratabawe byarasobanutse, ariko imbere yawe imbere mu rugo rumarana. Imana ishimwe. Iki nacyo ni ikibembe, kiba mu mutima imbere indani. Nta muntu wabasha kucyerekwa kereka wa wundi Yesu yakoze ku maso, ni ubasha kubona iki kibembe ufite. Yego. Mani tugirire neza kandi Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Iyo ufite ikibembe barakurambagiza bakajya bagenda. Nibyo no kuri. Bakaza kuwa mbere, kuwa gatanu ntagaruke, akakwandikira kuwa kabiri, kuwa gatandatu ntumubone. Haleluya. Icyo ni ikibembe. Bwira Yesu ngo kinkorereho. Yesu yiteguye kugikoraho mama, Yesu yiteguye kugikoraho mukobwa, Yesu yiteguye kugikoraho musore. Mana ishimwe. Yesu yiteguye gukora ku kibembe umaranye igihe. Amen. Amen. Mana ishimwe. Mana ikavugana nawe ariko ikibembe kikagumaho. Yego. Imana ishimwe. Ikavugana nawe ikibembe kikagomeza kikagusyonyora, nawe ukajya ugenda ukaciyumvamo ukabona koko nta kindi cyagikuraho. Reka nkubwire, Yesu aravuze ngo aje gukuraho ikibembe. Amen. Kuko uyu muntu yarakimaranye imyaka myinshi, ariko amenye ko Yesu ari bugeraho. Amanutse uwo musozi. Wakimanuka umusozi aramwegera. Henestaya gide foela hetandorebo ngo aramutakambira, aravuga ngo noneho washaka wankiza mwami. Yesu icyama Imana ikagukoraho ikakunkiriza iki kibembe, icyama Imana ikagukoraho. Reka mvugane n'umubyeyi umwe Imana ivuganye nanjye. Yego. Imana irambwiye ngo umaranye igihe ikibembe cyo kuva, ariko Yesu arambwiye ngo arakigukijije. Kuko iyi ndwara wari uyimaranye igihe, wayishiriye abaganga benshi barananirwa, ariko Imana irambwiye ngo ikoze kuri iki kibembe. Amen. Data wa twese akunkirize burundu. Haleluya. Hanyuma ngo ratamukoraho byonyine, agukoreho. Yego. Yego. Akora kuri icyo kibazo cy'ideni. Imana ishimwe. Akora kuri icyo kibembe. Imana ihimbazwe. Akora ku kibembe cya piriyave. Yego sha. Hari igihe uba ufite ikibembe cya piriyave ukakigendana ukakizengana imisozi ukazamuka indi, ukabona nta wundi wagutabara uretse Yesu. Agikoreho mu izina rya Yesu. Kandi Imana ya Isiraheli akore kuri uwo mutwe wari urwaye, iki kibembe gikire mu izina rya Yesu. Kubera ko mbonye Imana ikiza abantu umutwe. Imana ishimwe. Imana ikore kuri icyo kibembe. Haleluya, haleluya. Ufite inyatsi mu biganza, iyo ufashe biraguruka. Icyo ni ikibembe cyo kudatunga. Yego. Imana igikoreho. Amen. Yesu agikoreho. Iyo agikozeho imitima y'abantu ihinda imishyitsi, abantu bagukomereye babona ko ari Imana wasenze. Iyo akoze ku kibembe utinzemo igihe, abantu baravuga ngo koko ni ya Mana. Byongera bimenyekane Eliya niko yasenze, haravuga ngo bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Bimenyekane ku musozi utuyeho ko iki kibembe wagikize. Haleluya. Bimenyekane mu rushako rwawe, bimenyekane mu miryango wavutsemo, bimenyekane ku musozi watuyeho. Haleluya. Kubera ko yarambuye ikiganza byonye. Ngo yategetse byose biratungana. Imana igutegekere. Haleluya. Itegeke ku musozi wazengurutse igihe kirekire. Kubera ko haleluya mu gutegeka kwa kabiri bice bya bibiri haravuga ngo noneho igihe wazengurukiye umusozi kirahagije, akira gucamika. Kirahagije. Yego. Henestaya gide foela
twazamutse imisozi twazengurutse imisozi sinzi igihe wayizengurukiye ariko ijambo ryavuze ngo noneho igihe wazengurukiye imisozi kirahagije akira gucamika mama akira gucamika papa akira mu izina rya Yesu Imana igukoreye ku kibembe Imana iguhaye gucamika Imana ikwimuriye imisozi iyimuye itabimenye Imana ishimwe Imana iguhaye gucamika kuri iryo de Imana iguhaye gucamika mu kigerageza utinzemo Imana iguhaye gucamika haleluya Yesu ashimwe cyane amen kandi Imana ihimbazwe Imana ikumpere gucamika mu izina rya Yesu amen turabashimiye mwese mwari kumwe natwe muri iki kiganiro Imana iravuze ngo akira gucamika ikibazo cyawe cyozo rufite cyose bukene bwa bukibembe uburwayi bwa bibembe hanyuma uyu mugoroba cyangwa se amasaha cyangwa se mu gitondo iwanyu cyangwa se nijoro cyangwa shobora kwa ari mugoroba akira Imana ikoze ku kibembe cyawe giye gucamika izina yego haleluya edo basi Imana ishimwe la la boyasi Imana irambwiye ngo we wari ufite ikibazo cy'umugongo wo kubagwa Yesu arakirangije irambwiye ngo iyo tarasiferi yo kubaga umugongo ntikibayo Imana igucishije uwo mugongo amen niki Imana ivuze edobe manda urakoze Yesu Imana turagushimiye tarawire bonesha kandi Imana iri kumbwira ngo ikijije amavi hari abantu bari bafite ikibazo cyo mu mavi Imana ibahaye ubuzima niki Imana ivuze uhimbazwe Imana irambwiye ngo ikoze mu nda z'ababyeyi data wa twese barinze guterurwamo matrice kubera umudayimoni waruhagurukiye ababyeyi yego Yesu arinze izi matrice niko Uwiteka niko Imana ivuze urakoze Yesu amen himbazwe hanyuma reka tugusaba utambutse nimero tudusengera cyangwa se ubanza usenga ariko icyaba kizatanze ugatambutsa nimero ugasenga nyuma nimero zanjye ni 078 78 38 415 hanyuma mfite n'indi ni 078 15 078 19 69 276 umbuze kuri imwe wambona ku yindi zose zibaho Imana igumugisha dusifo enopefo dusengere kambasengere mu izina rya Yesu Mana mu izina ryawe rikomeye ndasenze kugira ngo umuntu wese wari ufite ikirere umukiza kukurima umuntu wari ufite ikirere kimurembeshe umukize mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo umuntu wese wumvira ijambo uwera wa Isiraheli uhindura amateka uhindura ubuzima gira imisozi wimura ku buzima bwa buri muntu wese kandi nyiringabo Imana unyemerere ugira ibintu ukoraho bikangarane mu izina rya Yesu kubera ko ijambo ryawe riratubwiye ngo wakoze ko wari ufite ikibembe ngo ahita akira uramubwira ngo naceceke ngo agende yiyereke umutambyi ibyo byose mwami byari imirimo yawe n'uyu munsi ni kuri uracyakora witwa Imana uhindura amateka bigashoboka izina ryawe nirihabwe icyubahiro uwera wa Isiraheli urakoze kubikoze mu izina rya Yesu amen murakoze cyane mwari kumwe nanjye kuri kamera cyangwa se kuri mikoro ni Elia twabanaga kuduguza ijambo ry'Imana atubwiriza ijambo ry'Imana ni Angelique Imana ibahe umugisha basimbukire no ku mugore w'inkuba basimbukire ku mugore w'inkuba niho afite channel yitwa channel umugore w'inkuba TV Imana ibahe umugisha ciao na kagaruka mumushyigikire avuze mumushyigikire mushayiringa abandi musangize n'abandi Imana izaba umugisha muzamufatanyije kwamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo amen Imana ibahe umugisha